Hello, mumeze mute bakunze banjye nawe TV, reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza. Ndagira ngo mbabwire ngo wowe uri kureba iki kiganiro, wowe uri kureba iyi video nonaha, ndabizi neza ko hari igihe kigeze mu buzima bwawe ukumva ukwiye gucika intege, ukumva ibyo urimo wabivamo wabireka. Impamvu ni ukubera iki? Hari igihe rimwe na rimwe tureba hazaza tukabona ntabwo turi kubona ishusho neza, kubera wenda ibisitaza biri mu nzira yacu, kubera wenda imbaraga tudafite, kubera wenda amateka yacu, cyangwa se kubera situation turi mu bungubu. Hariho bamwe na bamwe bakuriramo kubivamo burundu, abandi bagakuriramo kujya mu ngeso mbi, mu matabi, mu mayoga ndetse n'ibindi bibi cyane kurushaho. Ariko reka nkubwire ngo guhera uyu munsi ngiye kugusangiza ibanga nanjye ryamfashije ku buryo utazongera gucika intege. Niba uri tayari, reka dukomeze. Mbere yuko nkomeza, ndashimira abantu mwese mwakoze subscribe, namwe muri bugikore kubera ko ndabizi iri somo murarikunda cyane. Nshimira abantu mwese muduha ibitekerezo, ndashimira Sosi waduhaye ibitekerezo muri live y'ejo hashize. Nizere ko n'uyu munsi kandi muraba muhari kugira ngo dukomeze tuganire. So, reka twikomereze rero. Nakubwiye ngo ntugacike intege kubera iki? Jya wubakira ku mateka yawe. Hano ndavuze ngo jya wubakira ku mateka yawe. Amateka yawe. Nuzajya ubona ugiye gucika intege, jya ubanza utekereza ahantu wavuye. Jya ubanza utekereza ahantu wavuye. Hari n'igihe abantu bashaka kuguca intege, ariko batazi ibintu waciyemo, batazi amateka yawe, batazi impamvu uyu munsi ushobora guhagarara ugashikama ugakomeza ntucike intege. No kubera iki? Ntago bazi amateka yawe. Jya wireba, urebe ibintu byose waciyemo, urebe uri umwana, urebe ahantu wavukiye. Hari bamwe nkatwe twavukiye ahantu mu byaro kuri yepfo, kugeza aho ubu ngubu nshubijeho navuga se kwiga wundi nari kwiga. Urebe ibyo waciyemo, noneho urebe n'icyo byakungukiyemo. Hari igihe tureba tukabona turi guca mu bintu by'ibyago, ariko jya usubira inyuma jya usubira inyuma urebe se bya byago byakubereye ibyago, cyangwa ahubwo nyuma bya byago byagufunguriye inzira. Hari ibihe byago bigufungurira inzira, bikaguhindurira amateka kandi ahubwo byari ibyago. Hari igihe umuntu akwirukana ku kazi kubera umujinya n'uburakari, ugahita ufata icyemezo ati njyewe sinshobora kuzongera gukorera uwundi muntu. Nzi abantu batangiye business zabo kubera icyo ngicyo gusa. Bagiye ku kazi bakabasuzugura, bakabatesha umutwe, bakabona ko mu buzima bwabo bwose nta kintu bavuze, bagahita babivamo, akavuga ati you know what, from now never working for anybody. Never working for anybody. Ushobora rero kugira ngo hari ibyago byinshi wahuriyemo muri ubu buzima, ariko nutekereza ko hari ibyago byakuviriyemo amahirwe, ntabwo uzacika intege. Uzavuga ati actually turn problems into opportunities. Guhindura ibyago ukabihinduramo amahirwe. Niba ubona akazi kameze nabi, ukabona urakanze burundu, ukabona ntabwo ushobora kugakomeza, go start your business. Narababwiye ngo kwihorera kwiza no gutera imbere.
kwihorera kwiza, kuva mu bibazo neza, ni ukugenda noneho ugakomera kurushaho. Ntuzajye wumva ngo rero ngo kubera ko ngo njyewe ngo ibibazo ngo byambayeho. Oya, twiheranwa n'iki? N'amateka. Bona ko bishoboka. Niba hari situation wabayeho itari nziza, ubu ngubu ukaba ugishobotse kuba ukomeje ubuzima, kuki wumva ko challenge y'uyu munsi wahura nayo yakubera mbi cyane? Njya mbwira abantu ati wait, ntabwo nacika intege uyu munsi. Niba narashoboye kurara hanze kubera ibyago nari ndimo, kuki numva ko akabazo gatoya kari bunchecking kakamvuna kakambabaza? No, oya. Nabayeho ntashobora kubona ibyo kurya, nshobora kubirya ngiye kubitora muri pubere. Nukubera iki numva ko aka kabazo just gatoto kubera ko umuntu yambabaje, yantutse, yandakariye, yampemukiye, kuki numva nahita ncika intege na vision yanjye yose nibyo mfite byanjye byose nkabireka nkajugunya hasi, ubundi nkahongera mu mayoga n'amatabi n'ibiki byose? No. Gerageza ureke gucika intege, wumve ko iki gihe ni igihe cyiza cyo kumenya ko problems can come but I still move on. Njya mbabwira ngo impamvu abantu benshi bacika intege nuko babona abandi bantu bari guserebura intsinzi yabo, bakagira ngo bo nta bibazo bahura nabyo. Ariko ubwo bakubwiye ibibazo byabo, njya mbwira abantu ati wowe uri umuntu ureba wifuza kumera nkawe, ibibazo byabiguhaye wajugunya hasi ukiruka. Wajugunya hasi ukiruka. Ushobora kuba utararenza saa 5 utararyama, ariko ugasanga we kugira ngo business yibashe kuba yakomeza, nibura aryama saa 9 z'ijoro, kandi saa 11 akaba yageze hafi kugera yari ngombwa akahagera. Wikumva rero ko ngo kubera ngo ko bikomeye ngo ntabwo ngo ndi bukomeze. Oya, ndabizi neza ikintu wifuza cyose kuba cyo mu gihe kizaza ni cyiza. Wicika intege ngo wumve ko wowe hari uburyo na bumwe cya kintu kitari bushoboke. Oya, icyo kintu ni cyiza, numara kumva ko ari cyiza cyane kurusha ubuzima bwose wabona, byanze bikunze ntabwo uzacika intege. Ariko niba gushuka bakakwereka ko haye byejo nta nibyejo, ntabwo bishoboka, ukagendera ku bandi byananiye, kandi abo bandi atari wowe. Ndabizi wowe uri umunyembaraga, niba ubasha no gushaka uburyo bwo kwiga ukaba waje kwigira kuri Njye Nawe TV. Ndabizi neza ko amahirwe arahari yuko ubuzima bwahinduka, kuko bwarahindutse ku bantu benshi, bwarahindutse kuri Njye Nawe ubwanjye ndimo. Ndabizi ko nawe uzibera ubuhamya kuko ibintu byiza bishoboka. Irinde gutsindwa urugamba rugeze ahantu rugiye kurangira. Ubundi bavuga ko hagati y'intsinzi no gutsindwa harimo intambwe imwe, biregeranye. Ni cya gihe uvuga ngo ndakwitinze, wari ukwiye gukomeza. Hari abantu rero batazi ko gutera imbere mu buzima bisaba kwihangana. Ninde wakubwiye ko uzatera imbere nyuma y'umwaka umwe? Bishobora kuba nyuma y'imyaka 5, bishobora kuba nyuma y'imyaka 10, ariko birasabwa ngo ugumemo kugira ngo amahirwe naza azahagusange. Ntabwo muba mwavuganye, ariko as long as you work so hard, life is going to come to you, uko byagenda kose. So my dear friend, ndakubwiye ngo reka gucika intege kubera kugeze hafi y'intsinzi yawe. Reka gucika intege kubera ko ibyagucenga intege biri hafi kurangira. Ntabwo ibibazo bihoraho, ariko nanone nta muntu tuzi wabayeho ntace mu bibazo. So wowe rero wikumva ko kubera ko ibibazo bije ibintu byose ugiye guhita ubireka, ubuzima bwawe bwose bugiye guhita burangira. Oya, ahubwo iki ngiki ni ukugira ngo nk'akayunguruzo gakuramo abakwiye gutsinda n'abakwiye kubivamo. Abakwiye gutsinda iyo baciye mu kayunguruzo bacamo nyine baba bameze babujuje karite, barakomeza. Abakwiye gutsindwa rero iyo bageze mu kayunguruzo ariko twakwita ibibazo cyangwa challenges, akayunguruzo k'ubuzima ubundi ni challenges.
ibyo baciyemo barafatwa bagahita barekera. Ni handi uzabona umuntu atangiye business imwe irahombye, ya kabiri irahombye, ya gatatu irahombye, agahita bireka, kandi wenda yarari guca mu kayunguruzo ka test y'ubuzima ngo barebe niba akwiye kuba umunya business wa nyawe wemewe. Harya umuntu ufite business ushaka kuzakora nk'iye nawe bamugushyire hare bakamubaza ati wagerageje kangahe ibintu bingahe bipfa, ashobora guhita akubwira ati ibintu birenga 20 byarapfuye. Wewe wakwireba ugasanga umaze nko gutangira business 2 zonyine, ariko umuntu ari hariya kugira ngo agire success muri business ye wakoze imyaka 10. Ugerageje umwaka umwe gusa cyangwa amezi 2 biranze uhita uvamo, ariko ndamaze imyaka 10 mwana, imyaka 10 ari tayari akomeza gufighting. Wowe ni ihe mpamvu none ishobora gutuma just a few months in the business uhita uvuga ngo biranze ndamvuyemo ndafunze? Ntabwo bikora gutyo. So do your best, stay in the game until it works, because eventually it will work. Bishobora kugutwara umwanya n'imyaka myinshi n'imbaraga nyinshi kuruta abandi bantu, kubera ko wenda bafitemo impano, you never know, cyangwa kubera ko bafite background nziza, you never know. Ariko nawe ndakubwiye ngo turn your problems into opportunities. Ibyo bibazo bibyaza amahirwe, kubera ko kimwe cyanze ni amahirwe ufite yo gutangira ikindi. And that's life, and that's reality. So I wish you the best, wishing you the best. Ni amani nk'ibisanzwe, mukore subscribe kuri Njye Nawe TV. Yo